Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza. Twongeye gushima Imana iduhaye umwanya mwiza wo guhura namwe kugira ngo tubashe gusenga muri morning prayer. Yesu abaho umugisha, mwebwe muri kumwe natwe live kuri YouTube. Imana ibaho umugisha kuri Ndika Gospel TV. Niba ari rya mbere ubanye natwe, ndagusaba kugira ngo wibuke gukanda subscribe kugira ngo uzakomeze kubana natwe mu bihe byo gusenga, haba muri morning prayer cyangwa se n'izindi nyigisho tugenda dushira kuri YouTube channel. Imana ihumugisha benedta babana natwe kuri Zoom. Dusenga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa 12 tuba turi live no kuri Zoom. Rero niba wifuza kubana natwe, hari nimero iraho uze kutwandikira tugushire kuri group ya WhatsApp ya morning prayer, kandi uje ubona na link za Zoom n'iza YouTube kugira ngo uje usengana natwe. Imana ibaho umugisha rero, mukunda vraiment kudushigikira mu buryo bumwe n'ubundi, haba gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Imana ibibahere umugisha mwinshi cyane. Ni byiza kuzinduka tugasengera umunsi, tugasengera icyumweru kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo mukoreze Uwiteka urugendo rwanyu, ngo nawe azarusohoza amahoro. Urugendo ufite, gahunda zose ufite, ujye uzinduka usengane natwe, tuzereke Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe no kutugirira neza. Nagira ngo dusenge, dushime Imana kubw'iki gitondo, dushime Imana kubw'uyu mwanya, kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Tubishimira Imana, tubwire Imana ngo Mana wakoze kutugirira neza, wakoze kuturinda. Ubundi turaza gusoma ijambo ry'Imana, tuze kwatura umugisha, tuze gusengera iki cyumweru kugira ngo Imana izakomeze kubana natwe, izakomeze kutugira neza muri byose. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge, dufata akanya dusenge mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye kuri Imana iturinda, uri Imana itubereye maso. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Kuba turiho, kuba tugihumeka umwuka w'abazima, ni wewe tubikesha. Ndabizi neza ko Satani aba yaduteje ibibazo, intambara, ibitero byinshi, ariko ukatugwanira, ukatuninda, ukatubera amaso Mwami. Turabigushimiye cyane Mwami. Reka wakira amashimwe yacu muri kino gitondo, wakira amashimwe y'abana bawe abadukurikiye Mwami, ubagirire neza kandi umugisha wawe ku buzima bwabo Mwami. Urakoze kuri Imana igira neza. Turagusenze tugusaba kugira ngo Mwami komeze kubana natwe no kutuyobora muri byose, turushirizeho kubona ineza yawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro ubu niteka ryose, mu izina rya Yesu Christo dusenze kandi twizeye. Amen, amen, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Birashoboka ko dukurikiye wenda utameze neza mu mubiri, bitameze neza. Humure, Yesu aracari ku ngoma, kandi Yesu yiteguye kukugira neza. Yesu yiteguye guhangana n'indwara iri mu mubiri wawe, kandi araza gutsinda, araza kugutsindanishiriza, araza kukuneshereza. Uhumure, ibyiringiro byawe bikomeze kuba kuri Yesu. Cyangwa se niyo waba ufite n'ibindi bibazo bitandukanye mu buzima bwawe, uhumure, Yesu arahari ku bwawe. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana igice cya 16. Turasoma umurongo umwe gusa wa 33. Haleluya. Umurongo wa 33. Urabizi muri iyi si turimo tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye, tugenda duhura n'intambara zitandukanye, ariko Yesu ahumuriza imitima yacu. Hari ibintu bigomba kuba, hari ibintu bigomba kubaho mu buzima bwacu, ariko muri byose, mu bitubaho byose, dukwiriye kwizera Imana, dukwiriye gukomera, kuko dufite Imana itubereye maso. Umva uko Yesu yavuze muri Yohana 16 umurongo wa 33. Aravuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri mwe, mugire amahoro muri je, tugire amahoro ngo muri Yesu. Ibyo yatubwiraga nibiki? Nuko yarabizi neza ko muri iyi si hari intambara, hari ibibazo, hari ibintu byinshi bigenda bitubaho, ariko aratubwira ngo ibyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri nje, mugire amahoro muri Yesu. Reka nkubwire, muri iyi si hari ibintu byinshi byatubuza amahoro. Hari intambara twumva, hari ubukene twumva, hari indwara tugenda twumva, hari ibibazo twumva hirya no hino ku isi, ariko muri Yesu dukwiriye kugira amahoro. Nubwo ibyo byose bihari, dukwiriye kugira amahoro tuyakuye muri Yesu. Arangije aravuga ngo mwisi
ngo mugira umubabaro. Yesu arabizi ko muri iyi si dushobora guhura n'ibintu bitubabaza, dushobora guhura n'ibintu biduca intege. Yesu arabizi neza cyane kuko iyi si dutuyemo nawe yayituyemo. Abantu baramugambaniye, abantu baramututse, abantu baramusuzuguye, abantu bamufashe nabi. Ari umwami w'abana, ari umwana w'Imana, yarafite imbaraga zo kurimbura abantu bose bamufashe nabi, ariko arabyihanganira ibyo byose. Arangije aratubwira ngo ndabizi neza ko mu isi muzahura n'abantu babarenganya, muzahura n'abantu basuzugura, muzahura n'abantu bababeshera, babariganya. Ibyo byose muzahura nabyo muri iyi si, ariko muhumure, muhumure. Arangije aravuga ngo ariko ngo ni muhumure, ngo nanesheje isi. Haleluya. Waruzi ko ni Yesu yanesheje ibyo bibazo ubona imbere yawe? Waruzi ko ni Yesu yanesheje izo ntambara ubona imbere yawe? Bibiliya tubwira ngo Yesu ngo yagiragejwe muri byose. Ibintu bikugerageza uyu munsi na Yesu byaramugerageje, ariko aravuga ngo muhumure, nanesheje isi. Haleluya. Nanesheje isi. Nta kintu na kimwe muri iyi si gikwiriye kugutera ubwoba, nta kintu na kimwe gikwiriye kuguca intege, kuko Yesu wizeye, Yesu wakurikiye, ibyo byose yarabinesheje, ibyo byose yarabitsinze. Arangije aduha ubutware, aduha imbaraga, aratubwira ngo muhumure. Haleluya. Mwene datungurikiye, humura muri kino gitondo, humura muri uyu mwanya. Izo ntambara ubona imbere ya ntabwo zizakomeza kubaho, ubwo bugwayi ntabwo buzakomeza kubaho, ubwo bukene ntabwo buzakomeza kubaho. Ibyo byose ubona imbere ya ntabwo bizakomeza kubaho iteka ryose. Yesu yarabinesheje, Yesu yarabitsinze. Humura, humura. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubwo atagipfuye natwe ntabwo tugipfuye. Haleluya. Ngo yaranesheje, yaratsinze, ngo yatsinze urugamba, natwe tuzatsinda. Izo ntambara ubona imbere ya, ibyo bibazo ubona imbere ya, humura, Yesu yarabitsinze. Nawe ukwiriye gutsinda muri iki cyumweru. Rero ibyo uzahura nabyo byose ujye umenya ko Yesu yamaze kubitsinda in advance. Mbere yawe yarakwitangiye imbere, arabigutsindanishiriza. Ukwiriye kumenya ko nawe ugomba kugendera mu ntsinzi mu izina rya Yesu. Humura rero, humura ubwo bugwayi, Yesu yarabutsinze. Humura ibyo bibazo ubona imbere yawe, Yesu yarabitsinze. Ni umwami w'amahoro, agomba kuguha amahoro yuzuye, agomba kukuneshereza, kuko Yesu ni umwami wawe, ni umwami w'amahoro. Arangije rero aravuga ku murongo wa 24 ngo kugeza nanone ngo ntaco mwasabye mu izina ryanjye ngo musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Nagira ngo dusenge muri kano kanya, dusaba Imana kugira ngo yuzuze umunezero wawe mu buzima bwacu. Imana igendane nawe muri kino cyumweru, Imana igutsindanishije muri kino cyumweru. Haleluya. Umugisha w'Imana uze kuba ku buzima bwawe. Ibintu byose ubona bitagenda neza, abana barakunaniye, umugabo yarakunaniye, umugore yarakunaniye, ku kazi ntabwo biri kugenda neza, usaba Imana kugira ngo Imana izagendane nawe mu izina rya Yesu. Humura, Yesu ari ku ngoma kandi yiteguye gutabara ubuzima bwawe. Ndagira ngo dusengane nawe, umutima wawe ureme, ibyiringiro byongere bigaruke, amahoro agaruke, umunezero ugaruke mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kugushimira kuko uri Imana igira neza. Ijambo ryawe riratubwiye ngo muhumure, ngo wanesheje isi. Mwami, hari ibintu byinshi duhura nabyo biduca intege, bitubabaza, ariko Mwami turakwingize kugira ngo nkuko wavuze ngo amahoro ngo tuyabonera muri wewe. Ndasengeye buri muntu wese Mwami udukurikiye muri kano kanya, ucitse intege, ubabaye mu mutima, afite ibintu byinshi bimubabaje, ibyo ari kugenda ahura nabyo Mwami, ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umukomeze mu izina rya Yesu Kristo, umuhe imbaraga zo gukomera muri uru rugendo, kandi umugwanirire intambara zose Mwami. Abagwaye Mwami, ubugwayi butinze mu buzima bwawe, ndabasengeye mu izina rya Yesu, ubahe gukira mu izina rya Yesu. Abafite ubukene bamaranye igihe kinini cyane, ndasenze mu izina rya Yesu, ubakingurire imiryango y'akazi mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo mu kazi, afite ibibazo mu ngo, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Izo ntambara, ibyo bibazo babona imbere yabo Mwami, oh haleluya, ubishireho iherezo mu izina rya Yesu.
uzoba ukoze mwami w'abami. Ndatiye umugisha wawe ku bantu badukurikiye, ndatiye umugisha wawe muri iki cyumweru mwami, tuzabona imbaraga zawe, tuzabona intsinzi yawe mu izina rya Yesu. Imiryango izadukingukire, ineza yawe mwami izabane natwe, ibyo tuzakora byose tuzabona umugisha wawe mwami Imana. Urakoze Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana ava gusenga kwacu. Reka icyubahiro cyose gikomeze kuba icawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Amahoro ya Kristo aganze mu miryango yanyu, amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, kandi intsinzi y'Imana ikomeze kuba mu buzima bwanyu. Yesu abagire neza, Yesu abaha umugisha, kandi Yesu Kristo akomeze kuganza mu byanyu no mu banyu. Mwarahezagiwe, musangiza abandi link kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha muri Kristo Yesu. Imana ibagire neza, Yesu ashimwe cyane. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom.